yewe wasubiye muri studio se umuziki ugarutsemo studio yansubiyemo inkoko zivuyemo ugarutse mu muziki oya zisubiza Amag the Black official ukinjira ku muryango hano banza ukore subscribe kora subscribe mbese hano hantu urimo urakora imiziki urimo akora nawe mu producer gukorana n'aba producer bose na mu producer hejwe na element ari na studio na element yayizamo nagi yayizamo iki yego nayimwerera kujya kana rubuze gukorana n'aba producer bose nyine abo nifuza ba Best Boy ba Move ba Dex nka Prince Kiss ni yazamo nawe nashaka zabyihore element ntago yazamo abireke korabo twe twarangije kwidekarara baratuzi ariko mu mitekerereze yanjye sinanze ko umuntu aza mu muziki nyine bisanzwe ariko byiza buriya yashaka kandi kantu akajya awukora nko kwishimisha. iyo mubajije ngo umuntu ushaka kuza mu muziki n'icyo ngwiro akavuga ngo yabireka oya yabireka wicuza nyina ngo kuba waraje mu muziki ngewe ndicuza ariko nkanishima uko cyangwa ubundi ariko uwo muntu uje apfa guhubagurika abishatse yawukora nyine nka passion nk'ukuntu abikunda ariko ntabishyiremo imbaraga ngo avuge ngo ibi nibyo bizantunga. ntabwo umuziki watunga umuntu gusa ntabwo byakunda. ntabwo utunze se umuziki bamwe na bamwe ariko majority ntabwo umuziki wagutunga. ntabwo washimisha abantu bakishima bikagenda neza ariko music nubwo nyikunda nanjye ariko ntabwo yagutunga izatuma bakwereka ko baguharaye abantu bavuga ati Patrick turagukunda iyo murangije kuririmba se sibitahira nawe ugataha ariko ikintu nababwira wawukora ariko ufite focus yo kuvuga ngo nta muziki byagenda gute cyangwa se guhitinga ntabwo ari itegeko ntabwo abantu bose bakoze music bayitinze ariko niyo papa si umuntu aba afite ushobora kuwukora wifite n'utuntu tw'udukwavu twawe nk'uko nabikubwiye haruguru ariko ntago music cyangwa se ukagira impano ugahita ubona ngo boom bagukundiye rimwe uzengurutse n'isi ariko biba gake ni gake cyane nta mahirwe wenda mbijeje ariko nako kantu nababwira tubwiye ngo iyi modoka nicayemo nayiguriwe n'inkoko umuntu ashobora kwibaza niba umuziki wo ntacyo wakuguriye. umuziki wanguriye inkoko zikugura imodoka c'est comme ça la vie. umuziki numva ari w'ingenzi rero ngaho bagende nababwira iki bagende bawukore harimo intambara ya danger se biyayirisha riri mu muziki riterwa n'iki n'ubukene kandi ubukene nyine bugomba kubaho ariko byagera mu muziki n'ibindi kuko ureba igihe umuntu yakoreye ukareba amafaranga watakaje ugahita usanga iyo ubimenye nanone ariko ukavuga uti iyo mbimenya hari igihe mba ntarageze ahantu ngeze yego ni ukuvuga ngo ni vice versa ni ibintu byagombaga kuba ariko bikagera n'aho bikugeze. ugereranyije nk'amafaranga washyize mu muziki angana iki? Ni menshi ibaze mbaze n'aba miliyoni ariko ntabwo biri mu bihumbi magana. miliyoni nka 50 zirarenga washoye mu muziki yego
uyu munsi none umuntu aguhitishijemo izo miliyoni uzifite gutangira umuziki no kujya mu zindi business mutaramenye yego utarakumenye ntabwo nabyakunda wahitamo umuziki nahita yashyira mu muziki urumva ko umuziki rero nyine umuziki ntabwo wanzi sinkugaye ariko hari igihe ushoramo amafaranga ntumenyekane icyo cyo tukimenye bibaho benshi cyane banayashora menshi iyo gushiranye rero njyewe nagerageje gukora umuziki ngerageza ko abantu bamenye ubu rero ndi kubibyaza umusaruro ntabwo wagiye mu muziki intego ari kugira abantu bakumenye yego bamaze kumenya ubuvamo oya ntabwo nawuvuyemo ndacyawukora ahubwo ndi gukora produit nyine ikintu ndi gukora ni ukuvuga ngo wa muntu wamenye nshobora kumubwira ngo iki kintu nicyo ndi gukora akahita avuga ati ni wa muntu umwe waririmbye urushinge turi ku ishuri yego nibyo ntabwo umuziki ni reference igufasha kujya mu zindi business abandi nabo baze bagukore ariko bavuga ngo focus natwe twakora n'ibindi bintu kuko usanga nka music y'iki gihe amafaranga kuyabona ni ibisazi ese ko wabwo umuntu avuga ko byateye imbere haje na platform nyinshi zicuruza umuziki bijyanye n'iza mbere biterwa n'iki ntago mpamanya nabo kuko umuziki ni umuziki no kumenyekana ni ukumenya ikaze kuri Voice Official 250 kasi nizere ko mumeze fresh nizere ko mumeze neza cyane mwego bamudukurikiye muri mu bice bitandukanye Voice Official 250 tugaruka muri stories zitandukanye hirya no hino isi yitwa Ama-G The Black Official The Black meze neza n'amahoro meze neza ibintu n'amahoro n'amahoro mwana ibintu n'amahoro urimo atanye isaha nziza cyane bivuye kwa Rujama kwa Rujama phones smartwatch wayibonye ahangu ikoreshwa na WhatsApp birimo WhatsApp ushobora kuyitabiraho ushobora kuba wayikoresha nka GPS ushobora no guhindura n'amabara imikoba ni ugusebya amana ushobora guhindura amabara yes gore ni ka prison mu mujyi nimero ndayishyiraho hano hasi abantu bagiye banyarukira kwa Rujama phone shop kabisa yitwa Ama-G The Black wayibonye ariko abantu ushaka telefone nziza cyane abantu ushaka smartwatch abantu ushaka accessoires zose Samsung 25 Lite hari iPhone 16 hari 17 nagiye kuza munyarukireho ni ka prison mu mujyi ufashe namoro naribi imihanda ubugenda ubona inkuru zose zigenda zitaho mba nzibona umuntu yafunzwe ngo yafashe umuntu ku ngufu nyuma nza gusanga ngo afungiye gutwara yankwe kana umuntu ko ari umuntu oye umuntu se sinamubabwiye narabasobanuriye mbabwire ko umuntu si inyuma n'amaraso n'amagufa oya umuntu nyine avuga ibyo ashaka nta bintu birenze nawe hari ibintu bakuvuzeho ako bakuvuzeho by'icamugani n'ubu ngubu mukibimvuga bose ko basigaye banyita ngo gakoko aki iyi modoka wicayemo yego wayiguze amafaranga man ibyo bintu simbikunda yego wayikuye mu nkoko wabona atari niyanjye wayikuye mu nkoko ariko ndashimira inkoko zanjye ko zangura imodoka yemera inkoko zawe zakugura imodoka bazigabura inkoko kuyemo imodoka ubwo uzi umuziki urimo hano ndabizi ni ukuvuga ngo inkoko ziguhaye niyo mpamvu waretse n'ibintu by'amatiku n'ibiki n'ibiki oya nta mpamvu z'amatiku man kurura gutyo urugi yego icyo mwibariza ni kimwe iyo ubonye nk'inkuru ziri ku mbuga nkoranyambaga uvuga ko bisa naho ngo wabivuyemo ibintu by'imbuga nkoranyambaga bisa naho usigaye byitaro bigendera kure utekereza iki ku babirimo n'ihe nama wabagira tujya muri frame turebe azaje kugurisha inkoko se
angahe 17 nagize ni na 2 uyijyana inyuma hariya turaza tuvugana Yesu yumva ayumvisha hano ntabwo wabura ibiro 3 dukomeze yego urakata mu gikari hari wahise ubyumva yego yego bro zimwe mu nkuru zivugwa hano ku mbuga nkoranyambaga bamwe bati umuntu yamvuze abandi bati wenda abantu ntibakunda ibyo nkora abandi bati umuntu yafunzwe wenda atafunzwe abandi bati umuntu afungiwe ibi ngibi wenda atari byo afungiwe izo nkuru zose iyo uzumvise utekereza iki ko ku bantu barimo bashaka kumenyekana bashaka kuza kuba abasitari Patiri njyewe rero muri iyi minsi nsigaye mfokasinga cyane ku kazi kurusha gufokasinga ku magambo abantu bavuga ku bandi cyane ko nta kintu binyinjiriza so abafunzwe ari impamvu bakoze ibyo byose ari impamvu rero ndumva nta mpamvu yo kuvuga ibintu bitafitiye umumaro nicyo kintu wanabwira abantu ariko abumva ko ari inkuru zawe zagiye abantu bagiye bavuga nta mumaro zawe zibafite abantu nimba zarabinjirije good nimba nta kintu zabinjirije bacurangiye abayetsi cyangwa se ari ahantu hitwa ngo ari ijambo rya kinyarwanda rivuga ngo bataye inyuma ya Huye yes abantu zimwe mu nkuru zakuvuzweho ujya wibuka ukavuga utari ku muntu ntabwo yambaniye kugeza ngiye mu nkoko nizeye okay ndavuga ku bantu bambaza ngo ko nagisohora indirimbo ko nsigaye ndi mu bintu biri nyine bakumva ko abakubaza iby'umugore abagore bambaza umugore mu bicyo yuko udashaka undi mugore jewe nabonye sheri mushyashya ibyo byose muraza kugenda mubimenya yego ufite umusheri mushya yego ariko izi nkuru bakoraga zo kwatandukanye n'umudamu izo zashaje bashaka izindi ugasutwa n'abatonto bavumba njyewe ndaza kubarabura urumva ko baravuze ko batandukanye n'umugore ntabwo ari inkuru nshya bavumbuye yego kitubwira ibyo bavuzweho byose ibyamvuzweho ni byinshi ariko nanjye ibyo ngomba gukora ni byinshi yego ntabwo byagucaga intege oya ntabwo ncika intege kandi ikintu cya mbere ni uko purpose yanjye ni ugutera imbere ihise sibika hano mwana ni ugutera imbere ni ukureba ejo hazaza ntabwo ngendera kuri ibyo ngibyo yewe ariko ni indirimbo ngiye gusohora ivuga ko nabonye sheri mushyashya abazayumva bazumva ubutumwa burimo cyangwa se abatazayumva nabo bababona ntabwo ugikora indirimbo ngo abantu bazumve bazihorere nzajya nziyumvira njye n'inkoko zanjye njyewe kugira ngo uziyumvire wareka kuzisohora umuntu asohora indirimbo ufite uburenganzira bwanjye ubu si izo mwumva z'abandi bantu b'abahanzi mubaryarya urugero nta rugero njye ntabwo babaryarya mwana njye hari ukuntu ukora indirimbo ukabona bari ariko ujya ubona umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe mu muhanda ukuntu baba bamukomera amashyi bavuza induru atora amashashi iki n'iki bakagira ngo ni umuntu wa danje nta n'umuntu ushobora kumufata ngo amujyane kwa muganga hari abantu bakora imiziki bikagenda gutyo ntabyo mvuze ariko nibyo bivuze mu yandi
ayayo magambo se urajya guhindura amagambo yanjye mu yandi ubu hari abantu bajya bashungera imiziki y'abandi yego ukagira ngo hahiye kumva umuntu aje kwimara wenda agahinda yari afite mu rugo iwabo akaza mu miziki yawe yego akaza agakoma amashyi akigira ariko ikintu aje gukora ni ukwinezeza umutima. Muri iyi minsi indirimbo urimo kumva igezweho ni indirimbo y'umuhanzi witwa yayikoranye n'uwo bita ZEO ivuga ngo kora cyane nubwo fange ntayo mfite hano kora cyane ko nazuva ni indirimbo yakoranye na murumuna w'umuntu witwa John yego igihe cyawe nawe ejo kizagera umuntu urimo kuza mu muziki ni iki wamubwira yabyihorera abireka icyo zo gucya abantu intege ntabwo nciye umuntu intege asumbwe se icyo namubwira jewe ku giti cyanjye yabyihorera si ukuvuga ko adafite inganzo yego arayifite ariko urugamba agiye kwinjiramo rwa music rurakaze nabajya bakwandikira se bagusaba support baranyandika korabo twe twarangije kwidekarara baratuzi ariko mu mitekerereze yanjye sinanze ko umuntu aza mu muziki nyine bisanzwe ariko byiza buriya yashaka kandi kantu akajya awukora nko kwishimisha. Iyo mubajije ngo umuntu ushaka kuza mu muziki n'icyo wambwira ukavuga ngo yabireka oya yabireka wicuza nyina ngo kuba waraje mu muziki ngewe ndicuza ariko nkanishima uko cyangwa ubundi ariko uwo muntu uje apfa guhubagurika abishatse yawukora nyine nka passion nk'ukuntu abikunda ariko ntabishyiremo imbaraga ngo avuge ngo ibi nibyo bizantunga. Zibura ntabwo umuziki watunga umuntu gusa ntabwo byakunda. Ntabwo utunze se umuziki bamwe na bamwe ariko majority ntabwo umuziki wagutunga. Ntabwo washimisha abantu bakishima bikagenda neza ariko music nubwo nyikunda nanjye ariko ntago yagutunga izatuma bakwereka ko baguharaye abantu bavuga ati Patrick turagukunda iyo murangije kuririmba se sibitahira nawe ugataha ariko ikintu nababwira wawukora ariko ufite focus yo kuvuga ngo nta muziki byagenda gute cyangwa se guhitinga ntabwo ari itegeko ntabwo abantu bose bakoze music bahitinze ariko niyo papa si umuntu aba afite ushobora kuwukora wifite n'utuntu tw'udukwavu twawe nk'uko nabikubwiye haruguru ariko ntago music cyangwa se ukagira impano ugahita ubona ngo boom bagukundiye rimwe uzengurutse n'isi ariko biba gake ni gake cyane nta mahirwe wenda mbijeje ariko nako kantu nababwira tubwiye ngo iyi modoka nicayemo nayiguriwe n'inkoko umuntu ashobora kwibaza niba umuziki wo ntacyo wakuguriye. Umuziki wanguriye inkoko zikugura imodoka c'est comme ça la vie. Umuziki numva ari w'ingenzi rero ngaho bagende nababwira iki bagende bawukore harimo intambara ya danje se biyayirisha riri mu muziki riterwa n'iki n'ubukene kandi ubukene nyine bugomba kubaho ariko byagera mu muziki kabindi
n'ibindi bindi kuko ureba igihe umuntu yica yakoreye ukareba amafaranga watakaje ugahita usanga iyo ubimenye nanone ariko ukavuga uti iyo mbimenya hari igihe mba ntarageze ahantu ngeze yego ni ukuvuga ngo ni vice versa ni ibintu byagombaga kuba ariko bikagera naho bikugeze ugereranyije nk'amafaranga washyize mu muziki angana iki ni menshi ibaze mbaze n'aba miliyoni ariko ntabwo biri mu bihumbi magana miliyoni nka 50 zirarenga washoye mu muziki yego uyu munsi none umuntu aguhitishijemo izo miliyoni uzifite gutangira umuziki no kujya mu zindi business mutaramenye yego utarakumenye ntabwo nabyakunda wahitamo umuziki nahita yashyira mu muziki urumva ko umuziki rero nyine umuziki ntabwo wanzi sinkugaye ariko hari igihe ushoramo amafaranga ntumenyekane icyo cyo tukimenye bibaho benshi cyane banayashora menshi iyo gushiranye rero njyewe nagerageje gukora umuziki ngerageza ko abantu bamenye ubu rero ndi kubibyaza umusaruro ntabwo wagiye mu muziki intego ari kugira abantu bakumenye yego bamaze kumenya ubuvamo oya ntabwo nawuvuyemo ndacyawukora ahubwo ndi gukora produit nyine ikintu ndi gukora ni ukuvuga ngo wa muntu wamenye nshobora kumubwira ngo iki kintu nicyo ndi gukora akahita avuga ati ni wa muntu umwe waririmbye urushinge turi ku ishuri yego nibyo ntabwo umuziki ni reference igufasha kujya mu zindi business abandi nabo baze bagukore ariko bavuga ngo focus natwe twakora n'ibindi bintu kuko usanga nka music y'iki gihe amafaranga kuyabona ni ibisazi ese ko wabwo umuntu avuga ko byateye imbere haje na platform nyinshi zicuruza umuziki bijyanye n'iza mbere biterwa n'iki ntago mpamanya nabo kuko umuziki ni umuziki no kumenyekana ni ukumenya ibyo bintu biratandukanye cyane kumenyekana n'umuziki biratandukanye ushobora gukora n'umuziki ukamenyekana ariko wowe ntumenyekana yego so rero nk'ubu abana birenge Nyabarongo urumva nk'uko nguko ntukumenyekana urumva ariko ntabwo ari budget ntabwo ari igishoro iyo umuntu uzi ko amenyekanye yabura gushyirira kuri momo bajya kuri momo se bajya bashyiraho utakoze mwana nta muntu wapfa kugushyiriraho ariko icyo nzi ni uko iyo washyizeho ikintu umutima kigera ahantu kikagugeza ahantu wagombaga kugera njyewe ndi korora inkoko nyamara mu by'ukuri abantu ntabwo bankundira inkoko bankundira ko ndi umuhanzi wororeye inkoko kuko ahantu hose borora inkoko nta hantu ariko ari umushinga mushya wavumbuye nta kintu gishyashya nazanye ariko kantu ko kuvuga ngo ni umuhanzi bakumenye nk'umuhanzi noneho ubu ngubu wororeye inkoko ubuse nkubeshye uzi ko reba i Nyamirambo hari amarimantasiyo arenga 1000 cyangwa se 50 cyangwa ariko sinshobora kujya kugura wenda urugero bullshit ntaguriye kuri mango kwa King James nuko nzi ko alimentation ari umuhanzi mugenzi wanjye ngomba kumuteza imbere ibyo bikujyana atari uko ufite service nziza cyane ahubwo iyo ngingo nyine ndi kukubwira ni umuhanzi twakoranye indirimbo ni umuhanzi twakuranye ni umuhanzi twakoranye ibintu byinshi
ariko sinafata amafaranga ngo nyatanga ahandi size umuntu nka King James wiyangiye umurimo ngo nanjye mvuge ngo hanzemo pourcentage. Yes. Ariko nanone ikintu kiriho ni kimwe. Ni wakora umuziki ukagenda neza n'inkoko zikagenda neza. Yego. Ni waba umunyamakuru ukaba n'umuhanzi byose bikagenda neza. Yego. Kuki usanga nyine bamwe bavuga ngo uyu muntu twamukunze mu muziki. Ubwo mwahisemo umwanga. Twase tumwanga uko aje mu nkoko. Njyewe bano bantu baba bagukundaga cyangwa bagufiraga. Oya nabo ngabo n'abashungerezi ariko ntaribi. Nabo babaho. Nabo babaho. Ndanabashimiye ahantu hose muherereye. Nawe urabagira. Ndabujuje. Njyewe icyambere nuko mbona income y'ibyo ndi gukora naho ibyo bindi by'abantu ubundi se bankundaga urumva ariko ako kantu sinzi Kinyarwanda gifite ukuntu kivugitse twagu twa nituki ntabwo ni mu nzagi. Nanjye rero nababwira nti naba sinyiba. Bivuze ko muri iyi minsi target yawe ntabwo umuziki ari priority. Oya umuziki waramfashije mu kumenyekana ku buryo nanakora n'ibikorwa bikamenyekana ariko nta mpamvu yo ku sinawublaminga kuko nawe utamblaminga ariko ntabwo umuziki ari cyo kintu cyane umuntu ashobora gukora kuko umuziki bundi wishyurwa ruko wagiye mu bitaramo so nimba nta bitaramo uzabaho gute nugira imana ukabona icyo gitaramo uzakijyamo ariko niwishinga ngo ndategereje ko nzabona igitaramo abo ntabwo turi kumwe kabisa. Bivuze ko niba numva neza ntago urimo wemeranya n'umuntu uvuga ati njyewe nize umuziki ku nyundo umuziki ugomba kuzamuka. Ushobora no kumutunga ariko umuntu araza gutandukanya se umuziki watunga umuntu n'utamutunga gute? Nta muntu wabimenya. Ni ukugerageza wowe ni gukora ukavuga uti nitabyara inyana. Yabyara ikimasa. Shakira hepfo na haruguru. Shakira munsi no hejuru. Nibyo ngibyo. Management imeze gute? Gukora abahanzi muri bishaka gufasha. Oya ngomba kubafasha ariko none isura bafasha kandi bizi neza ko ibyo bitatunga umuntu. Ariko nshobora no kubafasha mu buryo bubiri butandukanye. Muri inkoko zo korora n'umuziki. Oya si arega nuko mwafashe inkoko mukazigira big deal. Hari n'ibindi bintu byo korora cyangwa byo guhinga cyangwa byo gucuruza. Njyewe nafashe icyo ngomba gukora. Wahisemo umwuga. Nahisemo ikintu numva kandi numva nakora nishimye. Sitegeko n'umuntu nawaze mu nkoko. Ushobora kuburirimba ucuruza imyenda. Yego. Ushobora kuburirimba ibirahana capati. Ariko njyewe ntabwo navuga ngo ngwino uririmbe ngo uhita worora inkoko. Ibyo naba nkubeshye. Kubera iki? Kuko naba wenda nshobora kuba ngushyize mu bintu udakunda. None. Bize ko umuntu umufasha ibyo akunda ibyo bindi akazirwarira. Cyangwa kuvuga ngo ngwino uririmbe ngo mujyane gukina muri Kiyovu. Oya utari umukinnyi wese afite umuvuno we. Afite umuvuno. Nawe banse mu gihe ukorana ko studio nayibonye nabonye kameze neza cyane gateguye neza. Oya njyewe abahanzi tugiye gukorana ariko aba producer nibo nakubwira bwa mbere. Aba producer bose tuzajya dukorana na Element. Ubwo Element n'aba producer bose cyane ubakuriye ntabwo mwatubwiye. Ariko kugeza ubu Element niyo producer mbere mu Rwanda. Uri wowe nyine n'ababyumva gutyo. Yo wambere mu Rwanda ninde?
umuproducer nkoreye indirimbo tukabyumvikana ariko ubu ngiye gukorana n'uwo bita Festiboy Ubusumizi niba wamumenya abantu ego nigeze no gukorana nawe cyane ngiye gukorana n'uwo bita Move ngiye gukorana n'uwo bita Evidex on the beat yes aba producer numvishemo usa naho ari uwavuba ntago bemera nuko nanjye ntari uwavuba ngo wikorera mu mwimerere wawe kuko aba producer gaburiye producer bakuzi hari aba producer baba bakuzi ubu se ko ntakubwiye Davidenko ni umuhanga ndabizi na Pastor P sinkubwire Clement na music ariko hari abantu nzi nyine banzi ngo umuziki no gukorana n'umuntu kose yego ugaho ufata KNC umuhe undi munyamakuru utari mutabaro umva ikizavamo hari igihe nta kivamo kandi uwo munyamakuru wundi nawe aba ari umuhanga fata uwo bita Uswakim na Papa Kibizu uterekemo undi muntu ukuremo Papa Kibizu cyangwa Oswald umukuremo wumva ikintu kizavamo tuzahindura shene nta muntu uhakanye ko aba producers dufite mu Rwanda ari abahanga ariko hari igihe umuntu abaziranye n'undi niyumva namo ku buryo zitaciye akuzi hari umuntu witwa Fazo Big kamvuze honisha Fazo Big producer aranzi cyane nuko namubuze nyine sinkimubona ariko nawe ni umwe mu bantu banzi fata chorus za R&B hari umuntu nzi bitewe n'amanota dufata bitewe n'indirimbo tugiye kuririmba fata umuntu witwa Bruce Melody aranzi ndamuzi urumva kuko ubuhanga bwe ndabuzi nzi nyine aranzi turaziranye ibyo bintu rero ntabwo uzajya gufata umuntu wundi nazi oya kubagezweho nyine ku bantu ariko kuri njyewe ubu se ntabwo Manema atari inshuti yanjye Neri Ngabo si inshuti yanjye Juno si inshuti yanjye si tuba turi kumwe ariko hari umuntu wunzi tu rero wabwira abantu ko ibanga no gukorana n'umuntu kose ukuzi cyane buriya Rikiriki uramuzi ndamuzi buriya Meddy azi Rikiriki na Rikiriki azi Meddy ibyo ni ibintu tuzi cyane kabisa rero bivuze ngo abantu tuzakorana ni abantu nanjye nzi nabo banzi nibyo fresh ama twisoreza ubwo ikintu wabwira abantu ibintu nka bitatu byo kwitondera mu muntu mushya ushaka kuza mu muziki ni ukutagendera mu kigare kumenya ko anytime ibi bintu bya music ni up down ejo bikanga ariko iyo ugize Imana bikemera kurama yawe bro gira vuba ntutinda uzategereza ko haza amandi byange so rero nakubwira ngo amafaranga yose nakuyemo mu muziki wanjye w'ahambere w'abantu bakunze ibikorwa ndi gukoramo ndi kugenda mbibereka so rero ndabashimira abantu bose mwakunze ibikorwa byanjye kuva kera n'ubu ngiye kongera nabikora nafasha abandi bana ariko mumenye ko ntago nigeze mbabera ikigwari yego reka mvuze agahonisha abaji
Asante sana Musanze wakoze kutuganiriza ubwo abantu bakoze gukurikira kuri platform zitandukanye iya Ama G The Black Official mukore subscribe kuri TikTok Ama G The Black ahantu hose nyine ku buryo mugenda munsapotinga atari bya bindi by'amagambo gusa byo gufera. Asante sana mwakoze cyane kudukurikirana ko natwe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.